kuri aya masaha kuri isomwa ry'aka kanya urukiko rutegetse ko Bishop Gafaranga akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo muri make ku kigendanya no gufungwa Bishop Gafaranga ho agomba gukomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, akazategereza ubwo igihe azaburanira mu mizi, akazaba umwere cyangwa se akazahamwe n'icyaha akabihanirwa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, sad news, amakuru ababaje cyane. Ahangaha duherereye ni ku rukiko rwisumbuye ingoro y'ubutabera rwa Gasabo rukorera i Rusororo hafi neza yo kuri Apayeri ndetse no kwa Padiri Ikabuga ndetse no ku kigo cy'amashuri cya Kabuga Catholique. Ubwo impamvu twahaje nta yindi nuko ku itariki nkuko byari byanzuwe ko ku itariki y'uyu munsi 11 ku isaha y'isasaba aribwo hasasomwa mu ruhame urubanza rwa Bishop Gafaranga. Murabyibuka ko mu minsi ishize twari turi ahangaha twaje mu iburanishwa rya Bishop Gafaranga. Muramubona aho ngaho mu mashusho, muramubona aho ngaho rwose. Yari yitabiriye urubanza ndetse na Annette Murava umugore we watanze ikirego yari yaje ahangaha. Icyo Gafaranga yari kuburana icyo gihe yari nanone yari kuburana ubujurire ku cyemezo urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwamufatiye cyo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo mu igororero cyangwa se muri gereza ya Ririma ariho yari afungiye ndetse na n'uyu munsi akaba afungiye. Gafaranga yaje ahangaha aje kuburana ubujurire kuri icyo cyemezo kuko atarakishimiye. Murabyibuka neza urubanza icyo gihe rwabereye mu muhezo ntitwabasha kurikurikirana. Bishop Gafaranga akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 3. Icyaha cya mbere ni ugukubita no gukomeretsa, icyaha cya kabiri ni icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye ariwe Annette Murava, ndetse icyaha cya gatatu ni ugukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Bishop Gafaranga ibi byaha byose imbere y'ubutabera arabihakana kuko ntabwo abyemera. Bivugwa ko cyangwa se byavuzwe ko, ibyo ndabivuga kuko ari amakuru twabonye mu myanzuro y'urubanza, nubwo imanza zose cyangwa se iburanishwa ryose ryaberaga mu muhezo ariko kenshi urubanza rusomerwa mu ruhame. Bishop Gafaranga ibi byaha byose yabikoreye umugore we babanaga Annette Murava. Harimo umugore we yavugaga ko Bishop Gafaranga yamukubise akamuhotera akamubwira amagambo mabi amukomeretsa kari igicucu ari ikigoryi ari indaya, ndetse ko nta n'ikintu na kimwe yigeze azana nk'umugore nyine mu rugo. Gafaranga akavuga ko we amakimbirane yagiranye ibibazo n'umugore ariko atigeze amukorera ibyaha. Gafaranga uwe ubwe yivugira ko kuva yashaka n'umugore nta byishimo yigeze agirana nawe, biturutse ku kuba yarasabye umugore ko bagurisha imitungo cyangwa se inzu bari bafite ya etage kugira ngo Gafaranga abashe kwishyura amadeni, ariko umugore we akabyanga. Gafaranga akavuga ko kubera iyo mpamvu yuko umugore yanze ko bagurisha ari byo bishobora ko byateye amakimbirane bigatuma batumvikana hakabaho no gushyamirana. Ariko suko kuki umugore yabwiye inzego suko nguko byavugaga, kuko umugore yabwiye inzego ko Gafaranga yamukubise ivi ryo mu nda ndetse akanamwambura telefone yiwe. Murabyibuka ko muri gihe cyashize umuvugizi wari bigeze kubivuga ati ni gute umuntu agera kugukorera ihohoterwa akagukubita bikagira ku rwego anakwambura telefone yawe, ati this is too much. Ibyo byose nta handi byavugwaga kuri Annette Murava ndetse na Gafaranga. Mu bindi Gafaranga nubwo akurikiranyweho ibi byaha byose ntabwo abyemera, arabihakana. Avuga ko ibyabaye hagati y'umugore we ari amakosa ariko ibikorwa bigize ibyaha bituzuye.
murabyibuka ko neza nyuma y'ibyo ngibyo uko Gafaranga atawe muri yombi twaje kubona ikiganiro cya Annette Murava avuga ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umugabo we, avuga ko kandi abifuza ko bakigirana ari bo kibazo. Benshi icyo gihe byatumye bibaza se niki, ninde muntu wabukurikiranye Gafaranga, ninde muntu waba wareze Gafaranga. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye gushaka imyanzuro y'urubanza bayizana ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, babona neza ko ari Annette Murava wareze. Kandi nyuma y'ibyo hari ikiganiro twabonye cyakozwe n'umunyamakuru witwa Scovia Mutesi avuga ko yaganiriye na Annette Murava, ko Annette amubwira ko yajyaga kuri riba agiye kugisha inama, yamara kugisha inama ahubwo bo bakabigira big deal, bigatuma umugabo we afungwa. Tubabwire ko muri dosiye mu bihe bya mbere hari raporo ya muganga igaragaza neza ko Annette Murava yakubiswe uko yari afite uburibwe ngo mu nda bitewe n'ivi yakubiswe na Gafaranga. Kandi nyuma y'ibyo ngibyo hakaza raporo ya muganga w'imitekerereze yagaragazaga ko uyu Annette Murava afite ngo ikibazo cy'ihungabana cyangwa se depression bitewe cyangwa se ituruka ku mibanire mibi n'umugabo bashakanye. Izo zose ni raporo zagiye zigaragara mu rukiko. Nyuma yaho haje gutungurana, abantu baza gutungurwa cyane nuko Annette Murava yazanye urwandiko rw'imbabazi cyangwa se atanga imbabazi kuri Bishop Gafaranga nk'umugabo we. Benshi bumvaga ko ubwo Annette Murava atanze imbabazi biri buze koroha cyangwa se biri buze gukunda, uko benshi baravuga ati iyo umuntu yakureze akaguha imbabazi nta kintu kiri butume udataha. Ni iki se kiri butume udataha kandi uwakureze yaraguhaye imbabazi? Ariko nyamara abantu mujye mwitonda cyane, mu butabera siko biba bimeze, kuko ubutabera bubereyeho rubanda nyine. Ubutabera hari ukundi kuntu bibibona. Urupapuro cyangwa se urwandiko rw'imbabazi Annette Murava yatanze aho imbabazi Gafaranga rwateshejwe agaciro kubw'impamvu zikurikira. Mu isomwa byavuzwe ko kuba Bishop Gafaranga atemera ibyaha akurikiranyweho, ntabwo niba umuntu atemera icyaha akurikiranyweho ntabwo imbabazi zigomba guhabwa agaciro, kuko uwo muntu ntabwo aba akosotse. Niba ari n'icyaha yakoze wenda agasaba imbabazi akazihabwa, ntabwo aba akosotse avuga ati ntabwo izi mbabazi zigomba guhabwa agaciro. Indi mpamvu ikomeye cyane, umushinjacyaha bwavuze ko Annette Murava, kuko hari raporo za muganga zigaragaza ko afite ihungabana, baravuze bati izi mbabazi n'ubundi azitanze atariwe, kuko ntabwo ari mu gihe cyiza cyo gufata ibyemezo, kuko afite ibibazo by'ihungabana. Ntabwo ari mu gihe cyiza cyo gufata ibyemezo kugira ngo abe yatanga imbabazi kuri Gafaranga. Nyuma y'uko bisomwe gutyo, urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko cyangwa se rwanzuye ko Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu igororero rya Ririma cyangwa se rya Bugesera ari ryo riherereye Ririma. Gafaranga ntiyatuje kuko icyo cyemezo ntiyakishimiye, niyo mpamvu kuri ziriya tariki twaje ahangaha, nabo yari yaje ahangaha aje kuburana ku bujurire kuri icyo cyemezo yari afatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Murabyibuka urubanza rwabereye mu muhezo na Annette Murava nawe ubwe yasohowe mu rukiko ntiyabasha kurukurikira. Uyu munsi rero ku itariki 11 niho bari banzuye ko ariyo tariki yo gusoma urubanza. Benshi bafite ibyiringiro cyangwa benshi bumvaga ko Gafaranga ari butahe, dore ko mu rubanza hari hajemo Maître mushya, Maître Bayisabe Irene. Muramuzi ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, yagiye aburanira abasitari bagiye batandukanye, bavuga ati wenda ubwo hajemo Maître Bayisabe Irene azamuburanira bizataha, kandi kwa ko harimo n'imbabazi za Annette Murava bizakunda. Ariko amakuru ahari breaking news, kuri aya masaha, kuri isomwa ry'aka kanya, urukiko rutegetse ko Bishop Gafaranga akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo muri make ku kigendanya no gufungwa Bishop Gafaranga ho agomba gukomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, akazategereza ubwo igihe azaburanira mu mizi, akazabumwere cyangwa se akazahamwe n'icyaha akabihanirwa. Bivuze ngo
urukiko rwisumbuye ni urunguru. Navuga ko kuburana icyitwa iminsi 30 y'agateganyo ubu kuri aka kanya kuri Bishop Gafaranga cyapfundikiwe, cyagiyeho akadomo. Igisigaye ni ugutegereza akazaburana mu mizi, akazaba umwere cyangwa se ataba umwere, agahamwa n'ibyaha, akagira ibihano ahabwa. Benshi uyu munsi bari biteze ko Gafaranga ari butahe na Annette Murava, umugore we yarara ahangaha ku rukiko, atashye ababaye cyane. Birumvikana nk'umuntu nyine wari bumva ko ukeneye umugabo we hafi, ariko nta kundi, ni ukwihangana, nakomere. Abakunzi ba Bishop Gafaranga nabo mukomere, mu musengere. Navuga ko iki kiba kibaye nta yarari kuburana iminsi 30 y'agateganyo. Noneho uburundi rubanza ruzaba ikindi gihe, ni ukuburana ku cyaha, ni ukuburana noneho ku cyaha, nibwo ibintu byose bizasobanuka, uburyo ibintu byose byakozwe. Ubu banyuraga ku bintu hejuru bitewe nuko bari kuburana cyo bita iminsi 30 y'agateganyo nyine, kuba yakurikiranwa afunze, ariko byamaze gupfundikirwa. Ubu ikindi gihe ni ukuburana icyaha, ni akareba neza niba birabyaha bimuhama, Bishop Gafaranga akabihanirwa niba azahabwa igifungo runaka, bizaterwa n'amategeko n'ibihano nyine birabyaha aregwa bifite. Abantu benshi bakibaza ati se kubera iki byagenze bite ko Annette Murava yamubabariye ntatahe? Ashobora kubikora, ariko ubutabera bugira ukundi kuntu bibona. Ubutabera bugira uburyo bubibona mu buryo bukurikije amategeko bitandukanye nawe wowe bitewe. Icyo nshobora kuvuga ni kimwe gusa mu ijambo rimwe: mu butabera nta marangamutima azamo, ntayo yo kuvuga ngo umugabo wanjye ngo namukundaga, ngo namushakaga. Ibyo ntabwo bibaho, kuko n'abagabo bari hariya za Mageragere cyangwa se n'ahandi bose bafite abagore basize hano hanze. Ubutabera rero ntago ujya bireba ibyo ngibyo ngo ngewe ngo urabona ngo umugabo wanjye ngo namushakaga ngo gutya na gutya. Oya, n'abagabo bari Mageragere benshi bari bafite abagore, n'abandi abagore babo bari hanze kandi bariyakiriye. Icyo nabwira Annette Murava nawe ni ugutuza akiyakira, ahubwo akamenya situation agiye kubamo yo kuba uri nyine uri ukamenya nyine karume, ukabaho nyine umugabo adahari. Ibyo ni ibintu bibaho bishoboka, ahubwo agasigasira ibyo afite kugira ngo umugabo nazataha azaba ari proud ye, bitewe nuko hari ubuzima runaka azagenza gute azamusangamo. Ikindi cyo ikijyandanye n'ibyo ngibyo byo bwose na akadomo byapfundikiwe. Bishop Gafaranga urukiko rwategetse ko akomeza gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo ikindi ni ukumusengera, ni ukumusabira, inshuti ze mukajya mumusura hari yafungiye, ubundi akazategereza igihe hazahabwa itariki yo kuburana mu mizi. Niba azatangira kuburanira ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata nabyo tuzabimenya, cyangwa se niba azahita za hano direct ku rukiko rwisumbuye, bizaterwa n'uburemere ubushinjacyaha buzagenda busesengura bukabona nyine ibyaha afite aho bikwiriye kuburanishirizwa. Nta kundi, ni ihangane Annette Murava, pole sana. Inshuti za Gafaranga, pole sana. Nagiye mubona benshi muri mafoto ya Gafaranga mwaragiye mumabazwa n'ukuntu ameze, ariko niyo isi turimo duhura na challenges, duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Icyo tuba dusabwa nacyo ni ugukomera kandi tukabivamo, kuko nyine ibibazo bibiriyeho abantu, ntabwo bibereyeho ibisimba, ntabwo bibereyeho inyamaswa. Turabashimiye, ibiganiro byacu n'agaruka, izindi update tuzagenda tuzibagezaho ku bigendanye n'urubanza rwa Bishop Gafaranga na Murava. Ciao.